umurengwe 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 wishe abantu. Uyu nguyu Kibonke cyangwa se Theoneste cyangwa se umuhanuzi mukuru, urebye ahantu Imana yamukuye ukareba ahantu Imana yari imugejeje, ubonye nk'agafoto ke ko muri 2009 ukareba na n'ifoto ya Kibonke yo muri 2024 2025, niho wabonera yuko Imana ikura kure, niho wabona yuko Imana ikura ku cyabo. Uyu nguyu Theoneste cyangwa se Kibonke, abahanuzi, abavugabutumwa, abapasiteri bari kuvuga ati aradushebeje. Ariko kandi mu bintu maze kubona, mu bintu biri gukubita hasi abakozi b'Imana, ni ikigeragezo. Ibindi bigeragezo byose mwarabyihanganiye, ikigeragezo cy'inzara mwarakihanganiye bamwe, abandi ikigeragezo cy'ubukode bamwe abandi mwarakihanganiye, abandi ikigeragezo cy'ubukene mwarakihanganiye, ikigeragezo cy'uburwayi mwarakihanganiye, ikigeragezo cyo gusuzugurwa cy'igisuzuguriro mwarakihanganiye. Ariko kandi iki ikigeragezo cy'urugo rubi, ikigeragezo cyo kugeragezwa n'uwo mwashakanye, abakozi b'Imana muzakirokoka, muri mbarwa. Ntimubone ngo uyu nguyu Kibonke ariyahuye, mugiye kumva n'abandi benshi bagiye kwiyahura. Ntimukababone muri aya makote, ntimukababone muri aya makaruvati, abenshi bambariye ku bisebe by'umuvogo, abenshi bambariye ku binuka, abenshi bitera amapafiyumu, bakisiga utuvuta, bakambara amacongo, ariko bambariye ku gihanda, mbese iyo bari imbere yanyu bababwira Imana, iyo bari imbere yanyu bari kuvuga indimi, iyo bari imbere yanyu barimo babigisha bavuga ngo handitswe ngo, bavuga ngo Imana iravuze, mubona yuko ibyabo ari amen amen. Ariko abakozi b'Imana benshi, by'umwihariko Abanyarwanda, bitewe n'iki kintu cyaje, iki kintu cyaje cy'uko hakwiriye kubaho uburinganire, iki kintu cy'uburinganire, abarokore benshi, abagore b'abarokore benshi, abagore b'abakozi b'Imana benshi babyumvishe uko bashakaga kubyumva, bumvishije ibyo bashakaga kumva. Aho abakozi b'Imana benshi, aho amadivorce atabaye, umugabo wanze gukora divorce akavuga ati umukozi w'Imana nk'ubu ngubu koko hagize uwumva, abantu nahanuriye, abantu bwirije, abantu nabwiye ubutumwa bwiza, abana banjye bo mu mwuka bumvisha, abo nabwiye ngo bubake nkabigisha kubaka, abo nubakiye ingo abajya banyitabaza bakambwira ati bimeze nabi, ngwino twunge, hagize uwumva ngo nasenye yagira ngo iki. Abakozi b'Imana benshi batari gusenya, nimugire ngo ntibafite ibigeragezo, abenshi barara barwana, abenshi mbese mu bakozi b'Imana, mu bapastori, mu bahanuzi, mu bavugabutumwa, zirara zishya bwacya zikazima. Noneho ahantu babera igitangaza aba bakozi b'Imana, nabonye iyo bamuhamagaye ngo ajye kubwiriza, agera imbere ku ruhimbi agataka umugore we, akavuga umugore we neza kuruta ukuntu agiye avuga neza Imana yamuhamagaye.
kandi neza abizi neza yuko ibyo avuga bihabanye n'ukuri kuri mu mutima. Kibonke rero ngiye kugaruka ku bintu nge byananejeje ku ruhande rwe, nubwo hari ibyambabaje ariko hari n'ibyanejeje. Ku makuru nakuye ku bitaro bya Kanombe akihagera niyo yanejeje kuruta ibindi byose byabanjwe. Iby'uko Kibonke Imana yaje kumugirira neza, yarangiza akishyira hejuru, agatangira kubona yuko umugore we atakiri kuri level ye. Iby'uko Imana yaje kumugirira neza akimara kuva mu rusengero rw'igihangara, akagira urusengero, akagira amamodoka, akagira amazu, akarya, akambara, akibagirwa ibyo ngibyo. Iby'uko yibagiwe agasambana n'umwe akiyongeza uwundi, ibyo ngibyo birababaje. Ariko icyaje kuba kisa naho abantu cyabateye kuvuga cyane ni cy'uko yiyahuye akitwikira mu nzu. Ariko kandi abenshi bari kuvuga yuko yarimbutse, ariko kandi hari ikindi kintu cyanejeje. Bibiliya iravuga ngo nzababarira, nzagirira ubuntu uwo nzabugirira. Biri mu bintu rero, ayo magambo nkiyumva yuko Imana izababarira uwo izababarira, ikagirira ubuntu uwo izabugirira, nkahita nibuka ukuntu Kibonke atahiriye mu nzu ngo ahite apfira mu nzu, cyangwa se ngo bamukure ambulance mukure hariya bari bamurambitse hariya yari ari gusambagurikira yahapfiriye, ahubwo akagera kwa muganga akiri muzima. Kwa muganga akahasanga abakozi b'Imana. Ikintu abakozi b'Imana bakoze hagati yabo na Kibonke n'Imana kugira ngo apfe, nicyo kintu cyanejeje, ni nacyo gitumye nkoreye inkuru, kubera ko nzi yuko iki kirere kirimo umwuka w'urupfu, kirimo umwuka wo kumena amaraso, kirimo umwuka wa gahini, kirimo umwuka mbese kirimo umwuka. Kandi nimvuga umwuka wumve umwuka mubi cyane. Ngize n'icyifuzo Imana ikurinde guhura n'uyu mwuka mubi. Ejo nari ndi kwa muganga, bazana umwana w'umukobwa ari kubira ifuro, ari gusamba, bamutwaye mu maboko. Baratubwira ngo umwana ngo yiyahuje supaguru, ngo yafashe supaguru arayigotomera. Nasize kwa muganga arimo asamba. Muri iki kirere kirimo umwuka utari mwiza. Uwo mwuka rero wo kwiyahura, umwuka w'urupfu, umwuka wo kwica, umwuka wo guhora, uyu mwuka Imana iwukurinde mu izina rya Yesu. So uyu Kibonke rero cyangwa Theoneste wamenye ibintu akigera ku bitaro bya gisirikare hano i Kanombe. Wamenye ibyabaye, wamenye operasiyo yo kugira ngo Imana irokore ubugingo bwe uko yagenze. Nyemerera nze tubane. Yes, ikaze nanone bakunzi ba Nebero Nshya. Reka ubuntu bw'Imana, imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane nawe. Kandi ngize icyifuzo, abantu bakeneye guhura n'urukundo rw'Imana. Rwose abantu benshi bari kudepirima, abantu benshi bari kwigirira nabi, abandi bari kugira nabi kubera bakomerekeye mu rukundo. Ngize icyifuzo urukundo rw'Imana ruhure n'ubuzima bwawe, ubuntu bw'Imana bubane nawe. Reka nkubwire, nta wundi muntu wakugirira ubuntu, ntawo kukugirira imbabazi n'umwe uretse Imana yonyine. Ubuntu rero bwayo
uhure n'ubuzima bwawe mu gihe gisa n'iki ngiki, sibyo? No gufashwa n'umwuka wera. Abantu bafite abafasha, ariko reka nkubwire, ukeneye umufasha, ukeneye umufasha, ukeneye umufasha ugufasha mu gihe uryamye gusinzira. Benshi babuze ibitotsi, ukeneye umufasha mu nzira ugenda, ukwiriye kugufasha mu rugendo urimo. Abantu benshi bayobye inzira, abantu benshi bari kugenda bitonganya mu nzira, abantu benshi bari kugenda bivugisha, abantu benshi bari kugenda bameze nk'abasazi mu nzira. Ukeneye gufashwa n'umwuka wera mu rugendo rwawe rwa buri munsi. Ukeneye gufashwa n'umwuka wera. Ingo zaremereye abantu, ingo zaremereye abantu, ingo zawe. Umuntu kera twarumvaga ngo urugo ni ijuru rito, akubwiye ubwo ngubwo rutabaye ijuru rito ruhinduka iki? Diferanse y'ijuru ritoya ku rugo ubwo ni iki? Abantu baremerewe n'ingo, abantu baremerewe n'abo bashakanye. Ngize icyifuzo ko Imana yaguhuza n'umwuka wera akagufasha kwikorera uru rugo, akagufasha kujera uru rugo, akagufasha kubakana n'uwo mwashakanye, akagufasha kurera abo wabyaye. Abana babaye ibirara. Ntago Rihabu ari umwuka wera, ntago Iwawa ari igisubizo cya burundu, ntago kwa Kabuga ari igisubizo cya burundu. Dore icyifuzo, nari nayo mpamvu icyifuzo, igisubizo nyamukuru kirambye ni ugufashwa n'umwuka wera. Yego, reka ngaruke gatoya kuri shapitire y'uyu nguyu Theoneste, cyangwa se uwo mwamenye nk'umuhanuzi Kibonke. Ntabwo ndi bumuvugeho ibintu byinshi, gusa icyo nshaka kukubwiraho ni uko abantu bishwe n'umurengwe. Semajeri niwe waririmbye aravuga ngo umurengwe, umurengwe, umurengwe wishe abantu, umurengwe, umurengwe, umurengwe wishe abantu. Niba hari ikintu kigiye kurangiza abantu ni umurengwe, 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 umurengwe wishe abantu, umurengwe wishe abantu. Nyamara disi, ibyo uri kurengwamo, ibyo uri gukiniramo, disi hari ababiririramo. Kandi wibuke yuko ibyo ngibyo uri gukiniramo, ibyo uri gutera imigeri, wibuke yuko hari igihe wabirariye amajoro, wibuke yuko hari igihe wabirariye mu mazi, wibuke yuko hari igihe wabirariye mu giti, wibuke yuko wabirariye Rwantambi. None bigutandukanije n'Imana, kandi waragiranye isezerano nayo yuko utazayihemukira, yuko utazayivaho. Umurengwe uragatsindwa. Niyo bitewe n'ukuntu Imana izi umurengwe wangiza umuntu, ukangiza n'umuntu w'imbere. Niyo mpamvu yabwiye Abisiraheli, irababwira ngo nimurya mugahaga, nyamuneka ntimuzibagirwe. Mu biryo habamo ikintu bita kwibagirwa. Imana igukurire kwibagirwa mu byo kurya, igusigire ibiryo bizima. Yego, Kibonke, uyu nguyu hari igihe tuvuga abantu ariko tukabavuga tutanabazi. Kibonke ufashe ifoto ye ya 2000
bibiri na gatandatu, 2007, 2008, 2009, ukayikompara n'ifoto ye ya 2020 kuzamura, wahita ubona yuko Imana ikura kure, wahita ubona yuko Imana ikura ku cyavu. Uyu Kibonke uko mumureba kuriya, Bibiliya niyo ivuga ngo abantu batangije iby'umwuka babiherutsa iby'umubiri, abo ni abapfu. Abapfapfa batangije iby'umwuka, ariko iby'umwuka babiherutsa iby'umubiri. Kibonke uyu nguyu muri kubona witwikira mu nzu agapfa muri ubu buryo, nk'abantu batigeze bamenya Imana, nk'abantu batigeze bakorera Imana, nk'abantu batigeze bumva ijwi ry'Imana, nk'umuntu utarigeze wumva Imana cyangwa se ngo yo imwumve. Kibonke uyu nguyu, nagira ngo uyu Kibonke wapfuye muri ubu buryo, Kibonke wo mu iherezo ry'ubuzima, ndagira ngo nkwibutse yuko atandukanye na Kibonke wo kuva muri iyo myaka nakubwiye ya 2006, 2006. Kibonke uyu nguyu yari umukozi w'Imana wuzuye umwuka wera. Uzi yuko uyu Kibonke yuzuye umwuka wera kugeza n'ubwo umugore uyu nguyu utumye yigirira nabi muri ubu buryo. Wari uzi yuko uyu mugore yamuheshejwe n'imbaraga z'Imana zari muri Kibonke. Kibonke uyu nguyu, uyu mugore we yari umukobwa mwiza. Uyu mukobwa ngo umusore basenganaga, yari afite fiyanse w'umusore bakundanaga, basenganaga. Noneho ngo abandi bakobwa bamugirira ishyari bitewe n'umusore bari gukundana, bamugiriye ishyari baramuroga. Uyu mukobwa bagerageza kumuvuza ahantu hose biranga. Noneho igihe kiragera ngo baza kumenya amakuru y'umukozi w'Imana, y'umuhanuzi witwa Theoneste cyangwa se Kibonke. Icyo gihe ntabwo yari Kibonke. Bamenya amakuru y'umukozi w'Imana witwa Kibonke. Kibonke baza kumumushyira. Mu kumumushyira, Kibonke ngo amubonye, ngo umwuka wera mwemeza kumusengera amasengesho y'iminsi 3. Umukobwa byari byarangiye, bamujyanye kwa Kibonke ari nko kurangiza umuhango. Kibonke ngo aramusengera amasengesho y'iminsi 3. Imana yari iri muri Kibonke, n'imbaraga z'Imana zari muri Kibonke. Uwo mukobwa ngo yahise akira. Mu gukira Kibonke ngo haza kuziramo n'iby'urukundo. Umukobwa ngo atitaye yuko yari afite fiyanse w'umusore mwiza umeze neza, icyo gihe Kibonke yari inzahare, ngo arangije aravuga ati, bitewe n'imbaraga z'Imana nabonye mu mukozi w'Imana, bitewe n'uko yanankijije, ntabwo ngiye najya gushaka undi nciye kuri Theoneste n'imbaraga z'Imana ziri muri we. Baba barabanye. Ariko kandi hari igihe Imana iduha butamo tukiyongereraho na ngenda. Nuko Theoneste yavuye mu mubiri. Iki ngiki nakakimubajije. Ubundi koko nk'umuntu wavuganye n'Imana,
nyine Imana yaragukoresheje uramusengera arakira. Ese n'ibindi yari yakubwiye yuko n'ibindi niyo yabigukoresheje, niyo yakubwiye ngo n'ubundi ni umugore wawe? Ibyo ni ibindi. Bakimara kubana, bibiri na cumi na kane uyu nguyu Theoneste cyangwa se Kibonke yatangiye kuba umuhanuzi w'icyamamare. Atangiye kubera yuko Imana yaramukoreshaga mu buryo bugaragara, atangira kugira abantu benshi, aramenywa, amenyekana mu bantu benshi, mu bakomeye cyane, mu gusengera ibyifuzo. Imana ngo ikamukoresha cyane, no mu mwuka w'ubuhanuzi Imana ikamukoresha cyane. Ariko kandi yaje kugera n'ubwo atangiza na church, tangiza urusengero rw'igihangari, ariko bitewe n'imbaraga z'Imana zari ziri muri we, abantu ntibite aho kuho yasengeraga, bagakururwa n'imbaraga z'Imana zari ziri muri we. Abantu bakazajya baza bagakubita bakuzura, kugera ubwo uyu nguyu Theoneste yaje kugira church, yaje kugira urusengero rwiza. Ubwo ngubwo Theoneste aza kugira amafaranga, aza kugira amazu, aza kugira amamodoka. Buriya rero n'ubu umusitari, mbibutse yuko buriya buri do yose cyangwa se buri talent yose Imana yaguhaye, nuyihagararamo neza izakugira umusitari. Iyo umuntu rero yahagaze muri talent ye neza, ikamuhindura umusitari. Iyo wahindutse umusitari uri umugabo, ugeragezwa n'igitsina gore. Iyo talent yakugize inyenyeri, uri igitsina gore, ugeragezwa n'abagabo. Kandi nimvuga abagore wumva abagore b'ibigoryi, nimvuga abagabo wumva abagabo b'ibigoryi. Ntago ntukanye, mumbabarire, na Bibiliya ivuga abagabo b'ibigoryi. Abagabo b'ibigoryi nibo bagenzwa n'inkuru mbi, nibo batagenzwa n'icyiza, bagenzwa n'ibibi. Uyu Theoneste noneho atangira ngo kureba n'umugore we wo mu busore bwe, ngatangira kubona batakiri kuri range, batakiri ku rwego rumwe. Umugore ngatangira noneho gucana inyuma n'umugore we. Umugore we atangira sasa ibintu byo gufuha bitangira aho ngaho. Bundi ahantu bagonganiye cyane, bagonganiye ku bijyanye no kumuca inyuma. Uzi yuko uyu Theoneste yamuciye inyuma bikagera ku rwego arara kubita umugore we, ariko bwacya ibintu bikaba ari amen. Hariho muri intro natangiye mbabwira ngo aba bakozi b'Imana mwirirwa mubona mu makote, iwabo zirashya, iwabo ziragurumana. Kereka amazi y'ubugingo yonyine niyo yazimya umuriro uri kwaka mu ngo z'abakozi b'Imana.
kugeza n'ubwo uyu nguyu Theoneste yaje kugera ku rwego rwo kunywa n'inzoga. Insengero zikimara gufungwa yahise ayoboka icyo bita inzoga, ndetse n'umugore we ayoboka icupa. Ariko kandi biza kuba bibi, amakimbirane yabo aza kugera no mu buyobozi, kugeza ubwo Theoneste baje kumukatira amezi 8 y'igifungo, ariko kandi agakurikiranwa ari hanze, kugeza ubwo yaje gutoroka. Aza gutoroka ahungira Uganda. Aho yari agiye yari afite y'umukristo wari waratandukanye n'umugabo, agenda kuri diru yo kugira ngo babane. Ageze kuri uwo mudamu, ngo bitewe n'umubyibuho uyu Theoneste cyangwa se Kibonke afite, ngo inshingano zimwe na zimwe kuzuzuza biranga. Umugore tangira kumusuzugura, tangira kumufeka. Kibonke, wa muntu ufite muri we harimo umwuka wo kwikakaza no gukubita, shaka gukubita umugore yinjiye. Mu gushaka gukubita umugore yinjiye, inshingano za hariya quelque part zamunaniye, inshingano z'umugore wo mu Rwanda zamunaniye, ashaka gukubita umugore kandi ari umwinjira. Uyu mugore wabaga Uganda ahita amuhamagariza polisi ya Uganda, bamufunga ukwezi, iminsi 30 Uganda. Afunguwe nyuma y'iyo minsi 30 y'uko kwezi, niko kugaruka mu Rwanda n'ikimwaro. Agarutse mu Rwanda n'ikimwaro, niko guhita afata inzu ye. Mu gufata inzu ye ariko akaba afite abantu, harimo n'abakozi b'Imana, batangira kumwunga n'umugore we. Mu kumwunga n'umugore we, nawe ajye agaragaza guca bugufi. Biri muri gahunda y'uko bakwiyunga, umugore akagenda akazavuga y'uko habayeho kwiyunga no gusabana imbabazi. Uyu nguyu Theoneste cyangwa se Kibonke, nibwo umugore we yafashe telefone aramubwira ati, nkeneye amafaranga 20,000. Nkeneye amafaranga 20,000 y'umwana y'ishuri. Kibonke aramubwira ati, hari mu gitondo, aramubwira ati, ngwino uyafate. Umugore ava mu nzu ye, urumva Kibonke yabaga mu nzu ye n'umugore aba mu nzu ye. Umugore yabaga mu nzu nini, Kibonke aba mu kazu k'agashamburete k'icyumba na salo. Umugore ava mu nzu mu gitondo akenyeye sharupe, yambaye na robe, yambaye n'ikanzu y'ijoro, robe de nuit. Arasa yinjira kwa Kibonke. Kwinjira kwa Kibonke, amakuru nuko ngo yasanze Kibonke yambaye ubusa. Kibonke ashaka kugira ibyo agira, ariko kandi umugore akaba ngo uyu mugabo Kibonke yaramuvuyemo. Uyu mudamu kuri Kibonke asigaye amufata nka musaza we, ariko kandi amufata nka musaza we nanone w'igisimba. Ikindi kintu kiri hagati aho ngaho kitari kuvugwa cyane, ariko cyabaye hagati yabo, nuko Kibonke ngo mu kwijandika muri ibyo byose, ngo yaje gukuramo n'uburwayi ntashatse kugarukaho. Uyu mugore rero yanga yuko bakora ibyo bakora. Uyu mugore ngo afata amafaranga arirukanka. Mu kwirukanka, Kibonke ngo yagiye amwirukankaho
amwaka amafaranga umugore urugi arushyiraho. Mu kurushyiraho uyu Kibonke niko kuvuga ati amafaranga yanjye ndakwica, ndagusenyeraho inzu. Umugore rero niko gutabaza. Mu gutabaza haza ubuyobozi, haza abantu. Kibonke kubera yuko yari yadasize kwica, kumena amaraso, abonye atamenya amaraso y'umugore we, aravuga ati rero yanjye agomba kumeneka. Kubera yuko wibuke yuko hariho gahunda yo gufungwa, hariho igifungo cy'amezi 8. Ahita abona ukuntu byose bigenza, aravuga ati gereza nyijyamo. Kandi Kibonke ngo yatinyaga gereza by'igitangaza. Arangije Kibonke nta kindi yakoze, yahise atuma umunyonzi esanse. Abari aho ngaho bashinzwe umutekano bashaka kumubuza, bashaka kumwitambika. Arazingazinga, bamwe abashyira mu nzu, abandi ashyira ku ruhande, yinjira mu nzu, cana gaze, esanse ayicuncumuriraho, arangije arashya. Ariko kandi ku bw'amahirwe bakora ubutabazi. Mu gukora ubutabazi, Kibonke baje kumukura mu nzu atarashiramo umwuka. Bagerageza kumuzimya, ariko yahiye kweri. Umuntu munini, reba n'ibinura bafite, yahiye. Umuriro yawuhumetse, esanse yayihumetse, gaze yayihumetse. Murumva ibyo bihaha n'inyama zo mu nda z'imbere, urumva ukuntu bimeze. Uyu mugabo yapfuye urupfu rubi. Abahungu urupfu rwiza. Hari narwo rupfu uyu muhanuzi Baramu yifuje. Hakabaho n'urupfu rubi. Uru ni urupfu rubi. Imana izakurinda urupfu rubi. Habaho urupfu rubi. Uru nguru ni rubi. Uru rupfu ruragapfa, rupfakare ni rubi. Bamugejeje hanze, bagerageza kumuzimya, bagerageza kumuhungiza, ariko bahamagaza ambulance. Ndashaka kugera rero ku cyo nashakaga kuvuga cyanshimishije. Imana rero itarakunze yuko uyu Kibonke apfira mu nzu, ariko kandi mu magambo ya nyuma yavuze nuko abadamu benshi bamugeragaho, abantu benshi yafashije mu buryo bw'umwuka bamugeragaho, bamubazaga ati koko ibi bintu wabikoreye iki? Umukozi w'Imana, ukuntu wadufashije, ukuntu watubwirizaga ukatubwira ngo twihangane twizere, kubera iki watubwiye kwizera kwihangana? Kubera iki wowe utihanganye? Mu ijambo yavuze ngo mureke mpfe, umugore yarampemukiye. Hari igihe twe tuvuga ibintu nk'ibi ngibi, buriya ngo inkuru mbarirano reka ngiratuba. Ubu Kibonke wamugarura hano akamubwira ati tubwire, nkaba nka wa mugabo, tubwire ni wowe Mesiya cyangwa Kibonke nawe umuteretse hano afite ibintu byinshi yavuga. Yavuze ati mureke mpfe, umugore yarampemukiye. Ariko kandi kubw'amahirwe ambulance ibiraje. Ambulance kuza, Kibonke nk'umuntu Imana itemeye yuko ahira muri iyi nzu, ngo ari muri ambulance yafashe umwanya wo gusenga. Mu gusenga ngo bamwe mu bakozi b'Imana, Imana ngo yabahagurukije ikubagaho, ngo bahurira na ambulance irimo Kibonke
ku bitaro bya gisirikare Kanombe. Bambaza ngo hakurikiyeho iki? Ngo hakurikiyeho umwanya ngo wo kwezwa, hakurikiraho umwanya wo gusenga. Kibonke ngo yafashe umwanya wo kwezwa, umwanya wo gusenga, arezwa. Kibonke wavuga yuko Imana yamwejeje kandi Kibonke ko yagiye mu ijuru, nta nka twaba duciye amabere, kubera ko Bibiliya iravuga ngo nzababarira uwo nzababarira, nzagirira ubuntu uwo nzabugirira. Ndinde wo kumucira urubanza? Kubera iki Imana itashimye yuko apfira muri uriya muriro w'ikome? Reka mbabwire, ku mukozi w'Imana n'Imana yamuhamagaye, tujye twivugira makeya, tujye twibuka yuko nk'uko utajya imbere y'umubyeyi n'umwana ngo uvuge ibyo ushaka, niko utajya no ku Mana n'uwo yahamagaye ngo uvuge ibyo wishakira. Nibyo Kibonke afite weakness ye, ariko kandi mumwibukire no mu mirimo myiza yakoze, mumwibukire ku rukundo Imana yamukunze. So naho rero nsoreje ikintu gitumye nkora iki kiganiro nyirizina. Ni iyi nkuru numvishije iranshimisha, ndavuga ngo nubwo bimeze gutya, nubwo Kibonke byagenze kuriya, reka abantu rwose bankurikira mbasangize iyi nkuru yanejeje, iyi nkuru yaje ari iy'umunezero kuri njyewe y'ibyabaye ageze ku bitaro bya Kanombe. So wakoze kubana nanjye, gusa niba utarakora subscribe ntugende utayikoze. Ndaje dukomeze n'ibindi biganiro uko Imana iduhaye ubuntu.